Abanyabyaha ni uguhekenya amenyo, abanyabyaha ni ukuja mu muriro utazima, abanyabyaha ni ugupfa urupfu rw'iteka wazababazwa ku manywa na nijoro, nta kizabarengera na gito. Impanda nimara kuvuga ngo birarangiye, ubwo umurage w'abanyabyaha nta kindi ni ukubabazwa. Abakiranutse bazambara ubwiza kuko batazongera kubabazwa, ariko abanyabyaha ntabwo barazwe ubwiza kuko bazongera kugira imibiri ifatwa n'ibifite umubiri, nukura ibabara. Twaganiriye ibihe 7 Imana yageneye isi. Igice cya 3 twaganiriye ku byumweru 70, kandi twaganiriye ku bimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Igice cya 5 twaganiriye ku rupfu. Dukomeza gushishikariza n'abantu gukomeza gukora subscribe, like na share, baduha n'ibitekerezo by'ahantu wenda baba babona bitagenze neza kugira ngo tugire ibintu tugenda gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Abakunzi bagusenga everyday n'ubundi twongeye kubasuhuza tunabashimira ukuntu mudahwema kutugaragariza yuko mukomeza kugenda mudukurikirana mu biganiro byinshi bitandukanye tugenda dushyiraho. Twongeye kubashimira cyane ku ba subscribers bamaze gukora subscription kuri YouTube channel ya Gusenga Everyday. N'ubundi nk'ibisanzwe twatangiye icyigisho na pasteri ibyigisho bijyanye na eschatology. N'ubundi agiye kudukomereza, yarageze ubushize yaratwigishije ku cyigisho cya 11, ndumva tugeze ku cya 12. Pastor ni karibu, ndagira ngo udusengere uduhe na introduction wenda z'ibyarangiye ku bantu batigeze bakurikira, uze no guhita unakomeza utubwira ibikurikiraho. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, turi imbere yawe tugiye gukomeza ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe cya eschatology. Wabanye natwe kuva twatangira. Mana twagusabye kugira ngo izi nyigisho nizigera ku bantu batuye mu mpande enye z'isi, mu bice bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, zabashe kubakomeza no kubafasha kugira ngo buri wese abashe kwitegura kugaruka kwawe. Tugeze rero ku gice cya 12. Turagushimiye ko atiwe mu gice 11 byatambutse, kandi none tuzaba dusigaje igice kimwe giheruka. Bane natwe tuyobore kugira ngo ijambo ryawe ritubere umutsima utera imbaraga kandi ridukomeze twese hamwe, kandi ribazabashe kudukizanya n'abatwumva. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Turacakomeje na channel ya Gusenga Everyday, ikiganiro cyacu cya eschatology. Twaganiriye ibihe 13 bigize eschatology, tugeze ku cya 12. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere, igice cya 2 twaganiriye ijuru aho rishobora kuboneka. Igice cya 4 twaganiriye ku igice cya 5 twaganiriye ku bihe byo hagati. Ese umuntu amaze gupfa na mbere yo kuzuka habiki. Igice cya 7 twaganiriye, cya 8 twaganiriye ku murage w'abera. Igice cya 9 twaganiriye ku bahamya 2. Igice cya 10 twaganiriye ku ngoma y'imyaka 1000. Igice cya 11 twaganiriye ku rupfu rwa kabiri cyangwa rw'abanyabyaha n'umuzuko wabo. Igice cya 12 turaganira ku murage w'abanyabyaha, ese bazahembwa. Igice none giheruka tuzaganira ku ngoma y'iteka. Ubwo ni ukuvuga ngo igice cya 12 abantu benshi baje bacibazaho ntibabone igisubizo. Niba abanyabyaha bashobora kuzahembwa, ariko ibyanditswe byera birabitubwira. Ibyanditswe byera bitubwira ko abakiranutsi n'abanyabyaha mu byakozwe n'intumwa 20:15 havuga ko hari imizuko y'ubwoko bubiri. Hari umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abakiranirwa. Iyo mizuko yombi iremewe. None aha turaganira niba abanyabyaha nabo bazazuka bagahembwa. Twaganira ukuntu abakiranutsi bazahembwa. Ubwo uyu munsi wa none turaganira ku murage w'abanyabyaha. Hariya mu Bakorinto ba 2 ibice byaho 5:10 haravuga ngo kuko twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo buri wese ahabwe ibyo yakoze akiri mu mubiri, byabi byiza cyangwa byabi bibi. Icyo ni igihamya gikomeye ko abanyabyaha bazahembwa n'abakiranutsi bazahembwa, ariko bazahembwa mu buryo butandukanye. Ibyo bihembo rero nibyo turaganira
uko bitandukanye nyine niba bose bazahembwa benshi ntabwo bemera ko abanyabyaha bashobora guhembwa ariko buri wese azahembwa ibisa n'ibyo yakoze kandi buri wese yarakoze hariya muri Matayo ibice 25 turageye gusoma ku murongo wa 31 turageza ku murongo wa 36 dusimbukiye tuya ku murongo wa 41 harava ngo umwana w'umuntu ubwazazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranirizwa imbere ye abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene intama azazishira iburyo bwe naho ihene azazishira ibumoso bwe umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwese abo data yahawe umugisha muragwa ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi kuko nari nshonje muramfungurira nari mfite inyota mu mpico kunywa nari umushitsi murancumbikira nari nambaye ubusa muranyambika nari ndwaye muransura nari mu nzu y'imbohe muza kundeba hariya ku murongo wa 41 haravuga ngo azabwira abari ibumoso ati abo nabatsinzwe naba azaba baratsinzwe n'urubanza ati nimuve aho ndi mwabivume mwe muje mu muriro witeka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be kuko nari nshonje ntimwamfungurira nari mfite inyota ntimwampa ico kunya nari umushitsi ntimwanshumbikira nari nambaye ubusa ntimwansura nari umurwayi nari mu nzu y'imbohe ntimwansura angaha nabo bazamusubiza bati mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera ibyo ngibyo azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi nanje mutabinkoreye abo bazaja mu ihaniro ry'iteka naho abakiranutsi bazaja mu bugingo buhoraho bamwe bazabona umubabaro udashira witeka abandi babona ubugingo buhoraho bw'umunezero nuvuga ngo ibyo ni ibihembo bigaragaza ko n'abanyabyaha nabo babifiteho bazaja mu ihaniro ry'iteka bakurikije ibyo bakoze nkuko n'abakiranutse bazaja mu bugingo buhora bakurikije ibyo bakoze hariya rero ni ikintu kigaragaza ko abanyabyaha nabo bazahabwa ingororano zabo muri Danieli igice cya 12 umurongo waho wa 3 haratubwira hati umurongo wa 3 aravuga ngo kandi umurongo wa 2 ahubwo aravuga ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose abo ngabo nibo babandi bazaba bari ibumoso bagereranijwe n'amatungo y'ihene bavuga ngo abo ngabo bazababwira ngo mumve imbere mwabivume mwe bazabahindutse ibivume ko bazaja mu muriro wa Satani ariko abakiranutsi bo bazaja mu bugingo buhoraho nuvuga ngo iyo myanya yombi irahari bamwe bazakangurirwa ubugingo buhoraho abandi bakangurirwa gukorwa n'isoni bazakorwa n'isoni kandi niho bazasha iteka ryose hano mu byahishuwe noneho 20 somi byahishuwe 20 ikindi kibateganirijwe umurongo waho turasoma ku murongo waho wa 8 byahishuwe 20 aratubwira hati iyo myaka igihumbi nishira Satani azabohorwa aveho yarari abohewe azasohoka aje kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Goge na Magoge kugira ngo ayakoranirize mu ntambara umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja bazazamuka bakwira isi yose
ni abanyabyaha bamaze kuzuka, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunye muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Ari abatubwiye ibya Goge na Magoge. Goge ni umutware w'abanyabyaha, naho Magoge ni ubwo bwoko bw'abanyabyaha. Ubwo Satani niwe uzaba ufite izina rya Goge, naho abanyabyaha bazaba bafite izina rya Magoge. Ariko abo bose bazazukira Satani amaze kubohorwa aho yarabohewe, abo bazazuka, zaba witwa umuzuko w'abanyabyaha, ariwo muzuko nyine wa kabiri. Noneho rero boza bagiye gupfa urupfu rwa kabiri, rutari urupfu rwo kuva mu mubiri, ahubwo urupfu rwo kubabazwa iteka ryose, kuko bazaba barazutse batambaye ubwiza. Ababara rero iteka ryose, aho ngaho ni ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo bazababazwa iteka ryose. Hariya bamwe umuriro uzava mu ijuru ubatwike, ntabwo uzabatwika ngo bapfe, ahubwo uzaba ari uwo kubababaza iteka ryose. Aho ngaho rero niho Bibiliya itubwira ngo muri Matayo 25 aratubwira ngo bumve Matayo 25. Pastor, igihe uri gushaka aho hantu, iyo bavuze Goge na Magoge, ko njya numva muri iki gihe bagereranya intambara yabaye runaka wenda ijyanye n'isi muri rusange, ugasanga barimo kugereranya wenda Uburusiya n'ibindi bihugu. Goge na Magoge ibyo bihurira he? Ntabwo biraba. Ariko nk'abafite tendance post millenariste batemera ya myaka igihumbi Yesu azimana n'abera, nuko bavuga. Ntabwo ari babandi bategereje ya myaka igihumbi, kuko iyo ntambara ya Goge na Magoge urumva ntabwo iri hagati y'abizera, nta nubwo ikoze ku bizera. Oya, ni ya Satani n'abambari be. Ni ukuvuga ngo Satani niwe shefu wabo, bakamwita Goge, naho Magoge bikaba ubwoko bwe. Hariya rero nta bakristo bahari, kuko azaba ari umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha. Na nizo mpamvu bara mu byahishwe 20:6 bavuga ngo ufite uruhari ku muzuko wa mbere nuwera kandi arahirwa, ntacu urupfu rwa kabiri yico twara bene abo, ahubwo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. No kuvuga ngo ibintu bireba abakiranutse. Kandi urabona intambara bavuga ibizibera kwisi ziri mu isi, ariko n'abakiranutse barahari. Ntabwo rukwabo none ngo tuvuge ngo ni ya Goge na Magoge kwisigaranya abanyabyaha. Oya, ahubwo ni ibyago biranga iminsi y'imperuka nyine, kuko azaba intambara hirya no hino, akaba n'impuha z'intambara. Ibyo ntibyabura kubaho. Icyo ngicyo ni ikimenyetso ahubwo cy'imperuka, ntabwo ari Goge na Magoge. Ubwo ni ukuvuga hano muri Matayo rero 25 turuka ku murongo wa 24, hano aravuga ngo n'uwahawe imwe araza aravuga ati, databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye, ndatinya. Ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabutewe, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanje naza ukampana iyanje n'inyungu yayo? Nuko ni muyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'ico yarafite. N'uyu mugaragu ntaco amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, ngo aho niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Azaba ari umubabaro ukomeye, abantu bazababara bagahekenya amenyo, bazaba badafite kirengera, kuko impanda ivuga ngo byose birarangiza abayashize.
ubwo umurage wabo ni uwo kubabazwa iteka ryose. ubwo rero umurage w'abanyabyaha ntabwo ari ugupfa ahubwo ni ukubabara. iyo abantu bapfuye rero ntabwo bashoka bagiye muri gehonome, ahangaha niho bafata izina rya gehonome. ariko iyo abantu bapfuye ari abanyabyaha baje kuzimu ntibarababazwa, bategereje kuzuka kuri wa muzuko nyine nk'uko twabivuze wa kabiri, kugira ngo noneho babone bababazwe iteka ryose. ubu abapfuyeho nta kibazo bafite, igihe cyo kubazwa ntikiragera, nk'uko n'abakiranutsi nabo igihe cyo guhembwa kitaragera. wa munezero w'iteka w'ubugingo buhoraho utarabaho ntabwo barakiragera, baracari muri paradizo aho bita uburuhukiro bw'abera, bategereje nyine kuza kwa Yesu kugira ngo abajyane mu bwami bw'iteka. Nese pastor, ubwo abapfuye badakiranuka wenda reka mvuge ngo bari kuzimu, ubwo nabo bajya kwiyongera ku bakozi ba Satani aka kanya, cyangwa nabo baba bagitegereje harano bategerereza wenda niba ari kuzimu, niba abakiranutsi bajya wenda gutegerereza ahantu runaka muri paradizo, abakiranirwa bo bategereza nabo ikuzimu, ariko hatandukanye. Hatandukanye naho Satani yoherejwe se? Oya, Satani se aho yoherejwe ko ari inzererezi, yari ntarafungwa, ikindi ntaragera igihe cyo kurimbuka. Satani ni inzererezi uyu munsi wa none, azabanza kubohwa aho azaboha imyaka 1000. Ntabwo aboshye. Oya, ntabwo aboshye n'inzererezi. Yobu mu gice cya mbere umurongo wa 6 turavuga ngo abana b'Imana baje gushengera Uwiteka, Satani nawe akaza hagati yabo. kandi Bibiliya iravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho hejuru ho mu ijuru. Somye aba Efeso 12, aba Efeso 12 twumva uko atubwira. aravuga ngo aba Efeso 6:12 aba ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeki isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. no kuvuga ngo ni ukuzerera abadayimoni na Satani. hari abafunzwe koko, kuko byanditswe muri Petero 2:4, hari ab'Imana yafashe ntiyababarira ibajugunye ikuzimu, aho bafungiwe nabo kubohorwa bagiye gucirwaho iteka. ariko Satani n'abandi badayimoni arizo bita ingabo ze barazerera. abanyabyaha rero iyo bapfuye barabora, umubiri ugasubira mu butaka, nk'uko n'abakiranutsi umubiri usubira mu butaka bakabora. ariko imyuka yabo nibaho hantu hatandukanye, imibiri yo irabora kuko yose ari ubutaka. ubwo rero abanyabyaha ntabwo baje ahantu ha Satani, n'abari abakozi be, ariko kuko batanyiganyiga kandi we bakaba gikora aho bararahagera. ariko ntabwo igihe cyari cyagera kugira ngo ajugunywe nabo muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho zababazwa iteka ryose. azaba ariko gasuzuguro nyine gaheruka, kuko abari abakire n'abategetsi nibwo bazasuzugurwa igihe cyo guhembwa, kandi umuntu wese azahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze, nta kizirengagizwa. ariko umuntu ukirihumeka iyo yihannye birarangira birashira, Imana ikamushira mu mubare w'abakiranutsi. iyo yihannye agakora ibyiza akurikije ijambo ry'Imana, ararokoka akajya mu ruhande rw'abakiranutsi. nta nizo mpamvu rero abantu bavuga ngo bajya bazana amagambo avuga ngo Imana ngo ntiyababaza umuntu igihe cyose, ngo ntago ashobora kuzashya nyine icyo gihe cyo guhora cya buri gihe nyine, ngo ntago Imana yaremye umuntu imukunze ngo yasubira inyuma imutwike ako kageni kaburimbo. Imana itwika ahubwo umuntu ahitamo umuriro, uko n'inzira y'ubugingo irahari kandi yarayibwiwe. ntabwo rero byongera kuvugwa ku Mana, kandi yaramuhaye ubwenge bwo guhitamo, kandi azi ko umuriro uryana. ariko umuriro uzatwika abo bantu n'Imana yawuremye. oya, ndi kuvuga ngo ni uguhitamo. umuriro urahari ko ari uzana abanyabyaha, kandi abantu benshi bakaba batazihana. ariko si Imana ivuga ngo aba nibashye, kuko yabahaye inzira yo guhitamo aho kudasha harahari. rero iyo kubwiye ngo hitamo,
nukuvuga ngo ico uhisemo ufite umudendezo wo kugishikira, ntabwo Imana yongera kubibarirwamo. Impamvu hari urubanza nuko umuntu ari wihitamo ko atari Imana. Yaba ari Imana ibigushiraho aba ariyo izabibazwa. ubwo impamvu abantu bavuga gutyo hari menyera uko ari Imana nyine yashyizeho yaba iyo paradizo yaba n'iryo haniro. Oya, ibyo yo n'ubutware biri mu butware bwayo birahari, kuko indahiro yanditswe mu itangira ibice 9 umurongo wa 13 bavuga ngo nshize umuheto mu ijuru ari wo mukororombya nk'indahiro ko ntazongera kurimbuza isi amazi, niho yateguye none kurimbuza iyi si umuriro, ariko kuwabihisemo, kuko inzira y'ubugingo irahari n'inzira y'urupfu irahari. Narizo mpamvu birivuga ngo hitamo. Hari ibyiza n'ubugingo, hakaba n'ibibi n'urupfu. Hitamo kugira ngo ukire cyangwa upfe. Wahisemo gupfa rero Imana ntiyabimubuza kandi ari byo byamunejeje. Nuwahisemo ubugingo buhoraho Imana irabimwemberera kuko ari byo byamutunganiye. Ntabwo Imana igira uruhare mu guhitamo k'umuntu, kandi yarahawe ubushobozi bwo guhitamo. Ubwo rero abajyabyaha nico bategereze rizogororano zabo, ariko mumenye ko abantu bose bazanyura mu manza. Nta numwe nuwo gutsinda azaba yanyuzeyo, kuko no kuri tribunal abantu baraburana, ntabwo bose batsinda, ariko bose barunyuramo. Nubwo abantu bazazuka ku muzuko wa mbere no ku wa kabiri bose bazahurizwa hamwe bagiye gucibwa imanza. Iyo naba post millenarist bavuga ko bazazukira hamwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abakiranutsi bazaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byabo, nkuko muri Maraki igice ca 3 umurongo wa 21 havuga. Avuga ko bazazukira rimwe abanyabyaha bakabakandagira, abakiranutsi bagakandagira abanyabyaha bakabaribatira munsi y'ibirenge. Ariko ntabwo bose bavuga ko bazazukira rimwe. Arabavuga nyine ko nk'uko Bibiliya ivuga ngo nyuma y'imyaka 1000 nibwo abanyabyaha bazazuka, ari bo bizitwa umuzuko wa kabiri. Ico giro ntabwo bazaba gihuye na babakiranutsi, kandi abakiranutsi bazaba tambaye umubiri wo gukandagira. Ase pastor, abo ba post millenariste uje ukunda kuvuga, urumva bamwe bemera kimwe abandi bakemera iki? Bamwe bemera ko bazazukira rimwe abakiranutsi bakabakandagira. Na hari havuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose, azaba ari igihe kimwe. Uwo ni Daniel wabibonye. Ariko Yohana wavuga ko Satana azaho imyaka 1000 bajya by'abatarazuka, ariko abakiranutsi bari kumwe na Yesu muri iyo myaka 1000. Naho se wenda nkawe dukurikije nka theology wenda wize, we wumva ukuri kw'ibyo bintu bibiri ari ukuwe? Ukuri kw'ibyo bintu bibiri nemera nuko abakiranutsi bazazuka mbere bambaye ubwiza batazongera kubabazwa. Abanyabyaha bakazuka ubwa kabiri, ariwo muzuko bavuga ngo ubwa kabiri ruzitwa urupfu rwa kabiri, baje kubabazwa iteka. Ibyo nibyo nemera, kuko ndi pre-millenarist. Imana ibafashe kugira ngo mukurikira amagambo aho muri hose atandukanye, mumenye ko uzakora ibibi azabihemberwa, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo akirinda hano mwisi azabona ingaruka yabyo, ariko nutazabona ingaruka yabyo azahanwa mu muriro witeka, kandi umuriro utazima. Ubwo rero abanyabyaha bagihumeka bakiriho barakwiriye guhitamo neza. Uhisemo ubugingo cyangwa uhisemo urupfu. Nuhitamo urupfu uzapfa, nuhitamo ubugingo uzabaho. Abakiranutsi rero bo ntibapfa. Niyo bapfuye muri iki gihe tugezemo, Yesu yaravuze ngo unyizera naho yarabapfuye azabaho, kandi abakiranutsi ntibapfa, kuko unyizera ntabwo apfa. Arasinzira, kikaba ikimenyetso kigumana n'abizera, ariko ntabwo apfa kuko afite ubugingo bw'iteka. Ariko abanyabyaha iyo bapfuye baba bategereje kuzongera gupfa urupfu rwa kabiri, ariko urupfu rw'iteka. Urupfu rwa none ni urupfu rw'agahe gato, aho abantu baje kuzimu nyine, ariko bakazazukirwa bamwe ubugingo buhora, abandi gucirwaho iteka. Ubwo rero abatari bihana nahanyu kumenya guhitamo neza, mugahitamo ubugingo buhoraho, kugira ngo urupfu rwa kabiri rutazagira ico rutwara bene abo. Imana idufashe ese pastor dukomeze kugira ngo turusheho kwitegura. Iyo hari ibintu ujye ukunda kuvuga ngo abantu
bo muri ibi bihugu bitari byamenya, navuga bitari byagerwaho n'ubutumwa bwiza, kuko ubu sinavuga ngo isi yose yarabwirijwe, kuko hari ibice bitari byageraho ubutumwa bwiza, kuko ujya ubona kubivuga ngo mu bimenyetso byerekana yuko isi itari yagera ku iherezo. Noneho nk'ubwo abo batari babona, batarabwirwa ubutumwa bwiza, bagipfira n'ubundi mu gihe nk'icy'abambere ya Yesu bapfiragamo, ubwo nabo harya ngo bazacirwa imanza hakurikijwe ijambo ry'Imana. Riravuga ngo abakoze ibyaha batazi amategeko bazahanwa batahowe amategeko. Buriya hari ikintu cyitwa umutimanama, ibindi biyobora umuntu ni bitatu. Umuntu ayoborwa n'ijambo ry'Imana, akayoborwa n'umwuka wera, akayoborwa n'umutimanama. Rero iyo umuntu atari yumva ijambo ry'Imana, umutima nama urakora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abapagani iyo bakoze ibyiza ngo babihindukiye amategeko nubwo batayafite, ngo bigahanywa n'imitima yabo, bigafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Ngo ibyo ni by'Imana izifashisha mu gihe cyo urubanza rw'iteka. Hano mu Baroma ibice 2 umurongo waho ni uwa 12 ravuga ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo batsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo, baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamya n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu ho iteka, kuko muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, kuko ubutumwa bwiza nahawe buri. Ibitekerezo byabo kubarega ni abatari babona ubutumwa bwiza. Ariko n'umupagani utarumva ijambo ry'Imana azi ikibi, kuko nawe kimubabaza. Icyo gihe nta kigenderaho, Imana izareba umutimanama wagendeye muri we. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana ritwemeje ko hari abapagani batagira amategeko, bakora iby'amategeko yemera. Kuri channel ya Gusenga Everyday dusoje tubarangira channel yacu. Nimero ya WhatsApp 0786696620 0786696620. Channel ya Gusenga Everyday. Murakoze. Ni Pasteur Mpazibirego. Imana ibaho umugisha. Pastor urakoze. Numva n'ubundi nkuko dutangira dusenga n'ubundi wanadusengera gusora. Murakoze. Turagushimiye, turaguhimbashije neza bw'ijambo ryawe tumaze gusangiza bene data tudaturanye bari hirya no hino. Abazakurikira bose bamenye ko kuraga ubugingo buhoraho ari uguhitamo. Imana yashize imbere y'ubwoko bwayo ibyiza n'ubugingo, ibibi n'urupfu, kugira ngo abanyabwenge abatoranirwe n'Imana bashe guhitamo, kandi umuntu wese ashoboye guhitamo ibyiza. Rero Mana ndagushimiye ko ubutumwa bwiza buragera kuri benshi, kugira ngo bazagire uruhari kuri wa muzuko wa mbere, maze bazazukire ubugingo buhoraho. Nibyo nsabiye abatwumva bose bari kure no hino, abari hano n'abatari hano bose, kugira ngo buri wese aharanire kuzaba mu mugabane w'umuzuko wa mbere, kugira ngo atazapfa urupfu rw'iteka. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.